nago satani yakwishimira uri icyamamare unasenga. Yego. Nago bibaho nubwo yanaryama ngasinzira. Imirimo n'ibitangaza by'Imana. Ubone ko ari imirimo n'ibitangaza by'Imana. Ubibonera kuki kuri wowe? Ikintu cya mbere ni ukumanza ukizera ko ibyo bintu koko bibaho. Kuko ikintu cya mbere gishobora kugufasha kugira ngo ugume mu murongo icyo waba uri cyo cyose, nyine ntukumve ko hari aho amaboko yawe yakugeza. Yego. Ngo wumve ngo kose yacyane. Nidukoma urusyo dukome n'ingasire kugira gafu. Kamubaza ariko buriya bimaze iki kugira ibintu byose muri iyi si, nyine kugira ubushobozi muri iyi si, ariko ukumva uri wenyine bitewe n'ibihe ndi kunyuramo, ariko nta kintu dufite tuza, kuko ngiye byo maze kubona uburande rwanjye ushobora kutazakigumana bitewe n'impamvu runaka. Inkuru nziza TV. Twongeye kubasuza abakunzi b'inkuru nziza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, waba uri muri East Africa, mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi, Aziya, Europe ndetse na Amerika. Turabasuje aho muherereye mwese. Twakiriye umuntu umukozi w'Imana cyane, umukozi w'Imana ukomeye cyane benshi bumuzi nk'umunyarwenya, ariko nk'abantu mwe ni umukozi w'Imana, biriya ni ibintu by'akazi ariko nge muzi ari umukozi w'Imana. Sawa, umeze neza? Ndaho ndashima Gitare. Umeze neza nta kibazo? Amahoro kabisa. None se ko abantu bakubona ashaka kuvuga ngo umukozi w'Imana bagahita bavuga ati sabise buriya yabaye seriye wapi, ariko ntekereza ko ari ibintu binejeje cyane kukwakira kuri chaîne ya Gikristo. Yego. Nkuko mubibona twakiye NSABI yadusuye kugira ngo tuganire, tuvuge ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukorera mu buzima bwe bugiye butandukanye, kandi twishimiye kubana nawe. Yego. Tunabibutsa abatarakora subscribe kugira ngo abasha kugikora muyikore, munakoreshe kugira ngo ivuga butumwa rigende ryamamara hose rigereyo. Yego. Mbere yuko dutangira rero tugiye gutangira dusenga kugira ngo ibyo tugiye kuganira ahantu Imana izabigeze kure kandi ivuga butumwa rikomeze ryaguke. Dusengere. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye imirimo yawe n'ibitangaza byawe, tugushimiye ko uri Imana nziza kandi uri Imana itwitayeho. Tugiye kuganira, turakwinginze kugira ngo ibiganiro tugiye kuganira ntibibe iby'ubugoryi cyangwa se nk'iby'abapfu, ahubwo bibe ibiganiro biguhesha icyubahiro. Reka uno mwanya uduhaye ntitupfushe ubusa, ahubwo tuwukoreshe neza kugira ngo ubashe kutubyarira umusaruro, kandi n'abaradukurikira nabo bagira icyo bunguka. Rukubane natwe, uturinde, dukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego. Urumva ko isengesho NSABI arizamuye. Uzi kwisanzura kugira ngo humura nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Nta kibazo, nubwo akabeho udusuye bwije, imbeho ntayimenyereye nta kibazo. Yego. Ntakitwaye. Kandi tugwaye ikaze kini Inkuru Nziza TV, ubutumwa bwiza bugomba kugera hose kandi bunyuze muri bose. Yego. Tuganira ushobora kwibaza, abantu bashobora kwibaza ese NSABI nyuma y'ibintu akina, NSABI yemera Imana? NSABI yemera Imana. Nyuma arabona muri sinema ukuntu ukina, bakibaza ese NSABI yabasenga
cyangwa nyuma y'ubuzima bwo gukina filime? Bira na akazi gasanzwe nk'uko umuntu abyuka mu gitondo akajya gukora muri banki. Nubwo utabaza umuntu ukora muri banki ngo mbese ngo urasenga ngo buriya ngo ntago acunga abantu bari kureba hirya ukaba ujyanye nka miliyoni. Oya ntago yayijyana nyine. Nk'uko gusenga ntago bivuze ngo ntago wakora indi mirimo. Ntago wanabihuza uri kugereranya cyangwa se uri gushaka izindi mpamvu. Gusenga buri wese yemerewe gusenga. Nanjye ndasenga. Gusenga ni ubuzima cyane. Yego. Mu buzima wabayeho uko biri kose kugira ngo ugere hano ni urugendo uba waragiyemo. Waba ufite background yo mu buryo bwo gusenga mu rugo n'abakristo? Mu rugo n'abakristo. Ndakeka ni nabo nakumoye wo muco wo gusenga. Ariko kuva mu bwana bwanjye ngewe nagiye mbona imirimo y'Imana. Nyine hari ibintu Imana ikora cyangwa se ari ibintu bibaho mu buzima bwawe ukabona ko nta wundi muntu wabigiramo uruhare ngo bisobanuke byari ivuge ngo ni runaka wabikoze. Ariko waba usobanukiwe imirimo y'Imana ukabasha kuvuga ngo ibi ngibi byo byabayeho kubera Imana. Kugira ngo nahita nkubaza ngo kugira ngo ubone ko imirimo n'ibitangaza by'Imana, ubone ko ari imirimo n'ibitangaza by'Imana, ubibonera kuki kuri wowe? Ikintu cya mbere ni ukumanza ukizera ko ibyo bintu koko bibaho. Kuko hari abantu babona ibintu bibaye bakabifata nyine nk'ibintu bisanzwe biraho. Ariko wowe umaze kumenya Imana hari uburyo wiyumvishamo unasobanukirwa neza imirimo yayo. Ibyo ikora n'ibyo idakora ukaba uzi kubitandukanya. Yego. Kuri wowe mu buzima bwawe wavuze ko wagiye mu bintu Imana uyifata ute? Ntago nabona uko nyisobanura kuko nta kintu kiri kuri iyi si wagereranya nayo. Kugira ngo tubashe kuba nkaho tutabuze icyo tuyivugaho, abenshi turavuga ngo ni papa, tuvuga ngo ni umubyeyi, ngo isumba byose. Ariko nyine ibyo tubivuga kugira ngo tutabura ibyo tuyigereranya nayo. Ariko nta kintu kiriho na kimwe wayigereranya nayo. Ntacyo pe. Niyo nk'ubu nkubajije ngo ntacyo ubuze wayigereranya n'iki. Na Dawidi ubwe nawe ararebye aravuga ati wapi pe izina rirabuze. Aravuga ngo ni ya. Yego. Ni ya. Ya na nuko cyane rwose. Nk'umuntu utemera Imana akaba abasha kutayemera, ntushobora kuvuga ngo kenshi hari igihe nk'umuntu amara kwikanga kuba igikomerezwa agatangira kutemera Imana. Nk'umuntu utemera Imana akaba ashobora no kuvuga ko atayiyemera kwibaho, wamubwira iki? Ntago ari ikibazo kuba atemera Imana. Kuko umuntu mukuru aba afite guhitamo ibintu uburyo abikoramo. Kandi ntukagire ngo umuntu ajya guhakana ko nta Mana ibaho ari gutyo gusa. Nubwo nawe aba afite facts zimwemeza ko nta Mana ibaho. Ntabwo ibyo twabimuvebera ngo tumutere ibuye, kuko natwe ntago yaduterera ibuye ngo nuko twizera Imana. Cyane ko muri isi sirimutse umuntu icyari cyo biba bimureba. Ntabwo ugomba kubangamirwa nuko mugenzi wawe ari uyu n'uyu kuko nawe ntago abangamiwe ko uri uwo nguwo. Kuba umuntu atizera Imana ndakeka ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo sinizera Imana. Ahubwo
umva ibyo bayivugaho ukanagerageza kuyishakisha n'amaso yawe ukabona ntayo ugakonfirima ukavuga ngo nayo ubwo abo batayizera nyine bafite impamvu zituma batayizera kandi koko niba babona ko izo mpamvu arizo koko bakomeza uwo muhamagaro wawe cyangwa se bakomeza uko kwiyumva kwabo nta kibazo kirimo. Yego. Mu buzima twongera kubisubiramo ko hari ahantu wagiye utanga ibiganiro byinshi uvuga ku buzima bwawe wagiye ukuriramo wagiye uvuga ko wakuze urerwa na mama wawe na papa na papa papa uramufite barahari bose. Yego. Muri ubwo buzima uko byagenda kose ni ubuzima butari bworoshye bugiye bukomeye. Papa na mama barasenga nibo bagutoje inzira yo kuba wasenga, nibo banakuyeho umuco wo gusenga. None se hari ushobora kwibaza ese ako umuntu yamaze kuba umusitari amaze kwamamara ashobora kuba ajya kure y'ibintu byo gusenga, wowe niko byaba bimeze? Oya. Waba umusitari waba utari umusitari gusenga birashoboka. Biterwa nuko umuntu yizera nuko yemera ibintu. Ahubwo abajya kure si uko nyine ubura impamvu zikwemeza ko ugomba kujya kure yabyo, ariko nawe uba ufite gushaka izindi nyinshi zikwemeza ko ugomba kubigumamo. Si uko ntago Satani yakwishimira uri icyamamare unasenga. Yego. Ntago bibaho, nubwo yanaryama ngasinzira umubujije amahwemo. Uzaperereza ukuri perereza ubaze abasitari bose urebe ukuntu Satani abahiga. None se ubu nta muntu mujya kumva mwiturije ukajya kumva inkuru ye ukavuga ati nawe ibi bintu. Yego. Yego. Urumva nyine abari kubirukankaho cyane pe nta n'abandi bantu harahiga nkabo kuko bamamaye banabona aho unyuze hose ubugeragezwa aho abantu bashaka kubavugisha wenda wowe udashaka kuvuga bakakugerageza ukarakara ugasanga uracumuye. Yego. Nyine ni byinshi abasitari bahora nabyo bibakura mu murongo wo kwizera Imana, ariko ufite gukomera tu ugakomera. Kuri icyo kintu waba ushobora kuba utekereza wibona utari wa muntu urumva wakuriye mu bintu byo gusenga ugakomeza kugenda ubigendera. Urumva niba mama na papa ari abakristo urumva niwo mwuka wakuriyemo baguhaye inzira. Bavuze ngo toza inzira umwana inzira nziza akivuka azarinda asaza akigenderamo. Hari igihe nk'ubu ngubu umaze kuba umusitari, hari ubwo ushobora kwitekereza kwibona wenda utarimo gusenga, iyo shusho utekereza ko wayibonamo. Rero reka nze nkwereke nta giceri cy'icumi twatanze kugira ngo dukizwe, sibyo? Yego. No kudakizwa nabyo birashoboka, 100% birashoboka. Noneho ibyo binagiye kuba nta nubwo bisaba ngo bifata igihe, ni mu maderegito umuntu akaba aragiye tukaguhomba. Yego. Ariko birarwanywa. Nyine ushobora kuba mu buzima bwo kubirwanya. Yego. Kugira ngo utazava muri uwo murongo. Ikintu cya mbere gishobora kugufasha kugira ngo ugume mu murongo icyo waba uri cyo cyose, nyine ntukumve ko hari aho amaboko yawe yakugeza. Yego. Ngo wumve ngo ndi umuntu wadanje ngo ndakomeye. Gereka akaguru kandi ukabyimba ukaja hari ukiryosha ukambara igikoti rwawe ukarupomba rukagera imbere ukajura nafata n'izindi myanzuro ukavuga ngo ndakomeye. Nagukomeye. Uracyoroshye cyane kuko Imana uvuze ngo twafata udupira tw'umukara tugashushanya ifoto yawe tugaterura mu isanduku tukagenda tugashiramo ari mu butaka tukorosa. Yego. Nta muntu ukomeye ntawe pe. Yego.
nukuvuga ngo rero iyo umuntu atangiye kumva ko akomeye ni hahandi aba yegereje za nzira zo kudeviya akava mu murongo. Umuntu utangiye kumva ko akomeye nta bishobora kumugora kwicarana n'aboroheje, bishobora kumutonda bikamugwa nabi, nyine we kimuhagije akaba ari kwicarana n'abakomeye. Uwo muntu rero watangiye kumva ko atakwicarana n'aboroheje waba yagiye. Ni ukuvuga ngo ikindi cyagufasha kugira ngo ubirwanye, nta kintu kinini kiba gihindutse kuri wowe usibye ingano y'amafaranga utunze, ingano y'abantu bakomeye bakuzi, n'ingano y'icyubahiro cyawe. Nibyo bihindutse gusa. Ariko wa mutima wawe ntabwo wuhindutse, uracyari wa wundi. Ni ukuvuga ngo niba nyine ushaka gukomeza kujya mu murongo, wikumva ko kuba wabonye icyubahiro, ube wabonye n'amafaranga, ube wanamenyekanye, nago ibyo ngibyo bihinduye umutima wawe, na uwo wari usanga. Bya bindi byakubabazaga bizakomeza bikubabaza, byagushimishaga bizakomeza bigushimishe. Nta kintu kiba kiguhindutsemo muri wowe. Ubwo rero iyo ufite imyumvire yo kuvuga ngo usibye kuba amafaranga yiyongereye nta gihindutse, uba uri mu murongo mwiza wo kumanaginga, kuguma uri umuntu uri mu murongo, kuruta kuvuga ngo kuva nahinduye ubuzima n'amafaranga n'ibiki byose, ubwo nanjye imitekerereze yanjye nayo igomba guhinduka. Kugira ngo nyine ubigumane, niba koko wifuza kubigumana, ugomba kumva ko umutima wawe utahindutse. Benshi bakunda kuvuga ko amafaranga ahindura abantu. Ese urabyemera ko amafaranga ahindura abantu? Atabahinduye se n'iki kindi cyabahindura? Hari umuntu uvuga urugero, nk'uvuga ngo umuntu ntabwo amafaranga ahindura umuntu, ahubwo amafaranga avundura ibyari ibintu mu muntu. Oya, aho barabeshye. Amafaranga agomba guhindura abantu. Mu buryo bwiza cyangwa bubi? Ngo miliyoni 100 urebe. Byagenda ute? Ubuze simbizi niba uzifite cyangwa ntazo. Tekereza ufite miliyoni 100 ku mufuka zidafite ikibazo. Ufite urugo, ufite umugore, iyo mikoro ufashe urukumbaza ibibazo ngo byo gukizwa no gukirana, wabimbaza umvaye cyane rwose. No, manzi utekereze kabiri cyane rwose. Manzi utekereze kabiri. Ufite miliyoni 100 zawe zidafite ikibazo. Reba nk'ukuntu nakugoye kugira ngo mboneke. Reba aya masaha, uri umukire nyabaki wo kwihanganira aya masaha, gutegereje nsabi ngo uje kuvuga cyose icyo nica. Ni ukuvuga ngo amafaranga ahindura abantu, kandi koko agomba guhindura abantu. Amafaranga agomba guhindura abantu mu buryo bwiza se cyangwa bubi? Ariko ni ukuvuga ngo iyo tuvuze guhinduka, nuko tuba twafashe umuntu we yari asanzwe ari we, tukabona undi wundi. Nuko guhinduka turi kubara. Amafaranga agomba guhindura abantu, kuko njye mfite ingero nyinshi cyane z'abantu. Nanjye ariko hari abo mbere y'urugero. Nidukoma urusyo dukome n'ingasire kugira agafu gashiremo neza. Hari abantu mbese muri make, hari abo mbereye urugero, ariko nanjye hari abo mbereye urugero. Muri make hari abo ubereye mu nzozi zabo. Si ukuvuga ko babera mu nzozi, naho ubwo turi kujyana n'ikintu cyo guhinduka. Hari abantu bazi ko NSABI yahindutse kubera amafaranga, kandi koko ndakeka ntago NSABI udafite amafaranga na NSABI ufite amafaranga
singiye kuvuga wenda ngo ni uko ari menshi ahubwo ni uko ari ikinyuranyo kirimo. Nta nubwo ari no kujya kure, harimo itandukaniro sibyo. Harimo itandukaniro, n'ibimenyetso birahari. Amafaranga yagomba guhindura abantu, ariko ikintu kimwe nabonye kuri iyi si, muranyihanganira kuba mbivuze ndi nana, uko ibintu biza ni nako bishobora kugenda. True that. Nibyo. Nyine uko turi kuvuga ngo amafaranga yaguhinduye, utanayafite nabwo wahinduka. Iyo uri kubona Sabi guturuka mu majyaruguru, ubu ngubu ashobora kuza, akaba ashobora kuza hano muri Kigali akamamara, niko nshatse kuvuga, ndetse no mu mahanga abantu bakakumenya. Ese kuba warageze muri ibi bihe urimo ubu ngubu, niki wamaze kwigiramo utaruzi? Ni nk'ibyo byose narindi kuvuga. Nta mpamvu n'imwe umuntu afite yo kwigira uwadanje, kandi nta n'inama nagira umuntu yo gutekereza ko yagezeyo. Nibyo, nta mpamvu yo kumva ko hari ikirusha abantu kinini, ngo wumve urundi wundi, ngo wumve ngo naragafashe, wumve ngo hari abo wasuhuza n'abo utasuhuza. Ibyo byose uko biza ni nako bigenda. Ikindi kintu nigiyemo ni uko mu gihe umuntu agihumeka kandi agumye mu murongo muzima, wa mugambi bahora bari kukubwira ngo we Imana igufiteho umugambi, uwo mugambi nyine uba ufite uzasohora mu gihe ukiri mu murongo. Nibyo namaze kubona ndi kukubwira. Yego. Nk'umuntu ari kubona ko umeze neza, ese nk'umuntu ubona umeze neza, ni ibihe bibi wabonye mu kwamamara? Ibibi nabonyemo, umuntu abaho ubuzima atashaka kubamo bitewe na sosiyete. Yego. Ushobora gusanga nsaba ari umungu witurije, tavuga amagambo menshi, ariko hagera mu bantu bati sandara, ati turikana. Yego. Turika dushaka kugira ngo wa muntu tubona muri video babe tubona mu buzima busanzwe. Nyine ugasanga ntago wishimiye ahantu uri, nta nubwo ushaka kugera ahantu hari abantu benshi, kuko uzi ko nuhagera baratangira kukubaza ibibazo, abandi bakubwira bati ngwino twifotoze, abandi bagukurura, umwe kujyana undi akugarura aha. Nyine ukasanga ubayeho ubuzima bwawe wenyine. Hari umuhanzi witwa Asake, hari indirimbo afite iri gutrendinga cyane yitwa Lonely at the Top. Agitangira muri video ye, abaza umukobwa baba bari kumubaza, ariko buriya bimaze iki kugira ibintu byose muri iyi si, nyine kugira ubushobozi muri iyi si, ariko ukumva uri wenyine. Yego. Ako karongo bimaze iki kumva ufite buri kimwe ariko ukumva uri wenyine? Nubusa. Nyine birashoboka kugira buri kimwe cyose ariko kumva uri wenyine. Kuba wenyine si ukuvuga ko nawe ugize inshuti, ugize n'abantu muba muri kumwe bitari byo, ahubwo usanga buri muntu wese muri kumwe kubera inyungu ze. Yego. Cyangwa se na muri kumwe kubera inyungu zanyu mwembi, ariko ni business murakora igahita irangira, umwe agacana n'undi agacana. Nyine nta muntu unafite wo kukubaza ati se muri ghetto ufite akagaze karacyarimo, cyangwa se n'akagaze muri ghetto
ifu iracyuzuye akawunga karacyarimo nyine wowe uri kubyimenyera tu buri kibazo cyawe cyose ukakimenya nta muntu wanakubaza wagera muri publique abantu bagasara ati nsabi wacu batu umuntu wacu araje umuntu wacu ako ibyo byose byarangira usubiye muri ghetto ukabona nta n'uwo kukubaza ati mwaramutse kare aho ngaho rero nawe niwe yahereye ari kwibaza icyo kibazo ariko urumva ko iyo umuntu yamamaye ngewe icyo maze kubona ni uko nyine iyo ugeze mu bantu ubona uri ikindi kintu ariko iyo uhagaze uw'umwe nibwo wisobanukirwa ndumva n'ubwo babona kwishe ikindi kintu nabonye kibi kuko bantu bamamaye cyangwa se mu bwamamare nge bwanjye nuko ahanini business nyinshi ukora cyangwa se igerageza kwinjiramo nkuko twari turi kubivuga hari igihe wumva kamere yo gukiranuka igushizemo cyangwa se wenda bitewe n'ubwo buzima bw'abantu kamere yo gukiranuka ikagushiramo ukabwira umuntu uti saa 10 duhure kandi wewe ubizi neza ko isaha ya nyuma murabonaniraho ari saa 1 yego ariko ugakomeza ukamubeshya ngo narindi kumwe n'uyu ngo turi kuvuga ibi n'ibi ndi kumwe n'uyu turi kuvuga ibi n'ibi nyine ugasanga umuntu ari kugenda arata umuco wo kuba yanagirirwa n'icyizere kubera ko nk'ubu hari abantu njya nganira nabo ukumva maye urugero rw'umuhanzi akanga ati uramuhanzi Imana yanjye uzi ibintu yankoze umuntu twumvikane ngo ararageze hano agere hano mu gitondo kumva nyine kubera amuciye yahiteka nako nakantu kabi nyine nabonye muko ushobora guhinduka bitewe n'utugahunda twinshi bufite ugasanga ari tumwe waryamiye nyine ugata umurongo ku makuru mfite n'umuntu wayamaye byanyabyo ushobora kuba warabaye umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho kuba umuyobozi kuyobora icyumba cy'amasengesho sabe byo kuyobora ntago mbibagamo nta kintu na kimwe mfite nyoboye nta nicyo nigeze nyobora naho nabaye shefu mu ishuri menya iryo shuri bitaraciyeho kabiri ariko naho nabaye shefu hari ntago se wigeze kujya ako nshobora kuba ndi mu bintu ukagira ngo ni njye ubiyoboye ubwo mushaka kuba mwarahuriye ahantu murimo gusenga dushobora kuba twaragonganiye nk'ahantu ubwo ntawamenya ubwo hari ukuntu wibeta ukajya gusenga ukiherera ibyo sinyeka ko ari byiza kugira ngo tubyinjiremo mo imbere kuko ushobora gusanga bigoranye reka ntago ari byiza kugira ngo ibintu byose tubivuge wenda utw'ingenzi twatuvuga ese ko saa cy'ingenzi reka twe kujyamo mo imbere ingingo nyamukuru ndakijijwe okay nta kibazo kuri icyo kintu nka sabi ubuhanuzi abufata ute ni ubuhanuzi ubundi ni inzira ihuza abantu n'Imana direct mbere na mbere urabyemera ndabyemera ibyanyabyo yego byanyabyo ndabyemera muri bihe urimo urumva ko uri umuntu wakuriye mu bintu byo gusenga wanabigendeyemo hari biri kukubaho ubu ngubu wigeze kubwirwa ahubwo zo ni ibiki biba ku bantu batarabibwiwe ubwo birumvikana ko wigeze kubihanurirwa nta kintu na kimwe kuko umuntu wizera Imana ntabwo Imana yabura kumuha amakuru
ntago ntuzi Imana mu mupfiki niba uyizera kandi ugendera mu murongo igushakamo yabiri gukwima amakuru kugira ngo yahende nawe rega n'impamvu nabikubwira Imana ibikeneye kugira ngo mukorane projet zigiye kirekire ntago ibigukeneye ngo amezi 3 kwirukano ya ibigukeneye kugira ngo ubuzima bwawe bwose nyine muzakorane niyo mpamvu nakubwira ngo nituramuka dukoranye neza ntago wajya kwaka ahantu akazi bakakubwira ati wenda bari no kuguhenda bakakubwira ati dore weho amahirwe ufite mu bantu bose twarebye dusanga ni weho tugomba guhitamo nawe rero wikwifata nkaho utari kubona amahirwe ufite reka dukorane mu mezi 2 tuzaba tuguhemba ibihumbi 20 uretse gato batangiye kukwica kare aturi kubona amahirwe nukorera iyi company kubona uzavanamo ikintu cyitwa experience nandi makampani yo ku Rwanda azagukenera kandi icyo nicyo cyambere weho kora urumva kuko no mu myaka 2 iri imbere dutangiriye ku bihumbi 20 hano umukozi ari mu bihumbi 200 nukora neza tuzagera uhembwe 200 yego nibyo wenda nakageno nari nshizijemo turanazeka ariko ukageraho ugakorera 200 barakubwiye gutyo watungurwa yego cyane uya ntago watungurwa kandi barabikubwiye aho wamugani kako babibwiwe buraza nyine ukatuga nari narabibwiwe nawe unakora uri kuvuga ngo today I'm working for 20,000 but tomorrow I'm promised 200 thousands kavuga nta kibazo reka nkomeze nkorere reka nkomeze mvunike reka nkomeze nereke boss ko n'umunyamurava ariko aya meza 2 nashira nanjye nzakorera ibihumbi 200 rero ubikoreye ntago watungurwa none sensa kubugeza ahangaha ubona ari iki cyatumye gifite uruhare runini cyane kuba uri uyu nguyu tubona hano abantu bakomera amashyi ugasetsa abantu bakabasha kugutega amatwi bura ukuntu kamere y'Imana imeze tuyikorera bike cyangwa tuyisaba bike ikaduha ibirenze hari umuntu nigeze kubwira ko ngewe inzozi numvaga mfite zarenze nyine zarengeje ikigero numvaga ko byakagombye kuba biriho ibyo ngibyo rero ntago ari kubw'amaboko yanjye yego happy byo kabisa nta curico ntacyo none nta n'ikintu natanze kugira ngo mbe naba uyu ndiwe ariko nge nzi neza ko kuba byarabaye ari uko ni umugisha w'Imana yego ni umugisha w'Imana suko navuga ngo ndi umukiranutsi 100% we ntabwo ibyo nahagarara imbere yanyu ngo mbivuge yego ariko navuga ko ari ubuntu yangiriye yego ni blessings zayo nkuko ushobora kubona umuntu atangira yikinira agapira muri segonderi ukabona ari gukina nta n'udukweto ako nko mu mwaka umwe ukajya kumva ari gukinira amakipe akomeye nta nzira ihari iri nomo wabwira umuntu ngo uzakora iki n'iki uzaba icyamamare abahora babigerageza turi benshi turi umubare mwinshi ariko ababibona navuga ko ni nka tombora nk'amahirwe ariko ni Imana ibikora ntago wavuga ngo ni amaboko yacu abikora yego nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzirate imirimo y'amaboko yanyu kugira ngo ugire kuko n'ubuntu tugirirwa umuntu nta kintu yakora ugenda muri urwo rugendo of course ntabwo wabura abantu bagucaga intege waba waraciwe intege ngomba kuzicibwa none ziba ataguciye intege wazakomera gute okay Nsabi ubuzima ni iki kuri wowe ni kado
niyo mpamvu ubura iyo ngeze ku biryo ndarya urumva nkabwira umutima wanjye ngo ibi biryo tubirye bro ibi biryo tubirye yego tubirye ntawamenya oya nta nubwo ari no kuvuga ngo ntawamenya kuko impano dufite yo kuba turi guhumeka man nge iyo mbyutse mu gitondo nkabona izuba gutya nkaribonesha amaso numva nishimye byadanje nkavuga wow ndakangutse undi munsi urongera urabaye ku buzima bwawe nyine ubuzima bwaba bubi bwaba bwiza ni impano ikomeye Imana yaduhaye kuko iyo uriho nibwo ubasha kumenya ngo iki ni iki izi nzira ni izi kuko ikuzimu azenda munsi y'itaka nta mirimo nta rumogi nta kanyanga yego nta kintu kibaye uvuze ku bintu byo kurya nk'umuntu wakene sabi akunda kurya iki akunda kurya iki akunda kunywa iki ikintu nkunda kurya ni inyama n'umuceri kunywa ni fanta ya citro isanzwe yego urukundo rufite ikihe gisobanuro kuri wowe nayo n'indi mpano man n'indi kata uzi urufite umuntu ufite urukundo yego uzi ko nshobora kugutuka ariko muri wowe kubera urukundo nyine ukunda navuze gukunda abantu kumva mugenzi wawe ntacyo atwaye kumva mugenzi wawe hari umuntu wicara ameze nkaho wagira ngo mu kanya baramutera ingumi ariko wowe umeze nkaho nta ngumi baragutera urumva wifite amahoro ni impano ni impano nk'ubuzima iyo ubashije kugira urukundo uba uri kwisanisha n'umuremyi kuko nawe ni urukundo urukundo rero umuntu ufite urukundo abaho neza aho yishimiye abantu ntabwo muhure zinze musima ngo burangise ngise ufite urukundo ntabwo wakwimyoza inshuro 9 wapi ubushuti bwiza ni ubumeze gute kuri wowe buramutse bushoboka nubwo kuzirikana kubera icyo uvuze ko buramutse bushoboka nuko budashoboka biragoye ko bushoboka man biragoye ko bushoboka kugira ngo umuntu muzabe inshuti mpaka kugeza ku ndunduro biragoye kuko no munsi muraba mwicaranye ariko nibakenera umuntu wo kukugambanira ubone niwe uje ari uwa mbere wumve bwa bucuti bwanyu ntacyo buvuze ariko buramutse bushoboka ni ubwazirikana nyine mbere y'uko umuntu akugirira nabi cyangwa se agutekerezaho nabi akamanza agatekereza ku minsi mibi mwanyuranyemo akamanza agatekereza nyine kuri cyagiye mwabanye nta n'ubushobozi munafite kuko ndabizi abantu benshi bibabaho nanjye byambayeho usanga umuntu muri magara ariko byagera muri situation akakubwira ati sha uramenye uzimenye wana uzimenye nubura ubwenge ibanga ryo gukabya inzozi ibanga ryo kugera ku nsinzi nirihe kuri Sabi umuntu yashinga amavisi yabiki yego arasenze uburiki kambi yihorere komeze mube mu mandazi no biponda saba barabuye ntago muzi yo biri kubera kwa Yesu man kandi nukuri abanzi twabigira hiki umwanzi wawe se uyu numubonye wanamugurira n'akantu nuko baba bafite ubugome ushobora kukamugurira kakakunigisha ariko ntaribi bura umwanzi wawe niwe muntu wa mbere ufite gupimiraho urugero rwahugeze kuko nta watera
ibuye mu giti cy'amapera nta na rimwe ririmo rihiye uwo yaba ashaka kwangiriza ariko nyine igiti kirimo amapera ahiye nicyo abana bateramo amabuye bakanacyurira. uri umuntu ucuruza ibyishimo. Ibyishimo ni iki kuri wowe? abantu benshi cyane barebye nabi depression zazabahitana, ariko niba dufite abantu bashobora kuduha ibyishimo muri iki gihugu ni ibintu by'ingenzi, kuko abantu barababaye cyane. Niba ibintu biri kuzamuka, ibiciro by'ibintu biri kuzamuka kandi imishahara y'abantu yo itazamuka, urumva nyine ntago abantu babaye mu buzima bunejeje. Ariko byibuze wafashe umwanya akagira ikintu kimunezeza, akagira ikintu kimushimisha. Hari abareba umupira, hari abasohoka, hari abajya mu bitaramo bitandukanye, hari n'abafata umwanya bakareba amafilime. Niba ufite icyo kintu cyo kugukundisha ubuzima, cyo kukubwira ngo ntarirarenga, urumva ni indi mpano ikomeye dufite, kuba twagira abantu baduha ibyishimo. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bw'umubabaro akabura ikintu cyamunezeza na kimwe, nyine ugasanga uzi ko uwo muntu, ntago navuga ngo ndi umuganga, ariko hari umuganga numvisha ari kubivugaho ko umuntu ubayeho ababaye aba afite ntago nyine indwara nazo ziramutinyuka kubera nta morale. Ikindi kintu hari umuntu nigeze kumva ari gusobanura, ari kuvuga ngo bura umubabaro cyangwa se kubabara ni igihano wiha kubw'amakosa ataguturutseho. Ushobora kuba wabuze akazi, ni uko wagiye kugasaba umuntu akakakwima, wowe ukajya hariya ukarira. Nurira urabura ukwibabaza, uri kwiha igihano cy'uwakwimye akazi yakagombye kubona. Arumva? Niyo mpamvu buriya nkanjye kugira ikintu kizapfe kumbabaza biragoye, kuko mba numva nimbabara ndaba ndi kujya mu gihombo. Nta byishimo ntabyo utanga. Oya, wivuga gutanga ibyishimo, njyewe ubwanjye ndaba ndi kujya muri minus. Nimfata umwanya nkababara, njye mpita nibaza se niyo ngiye kurakarira umuntu amasaha 2 abandi bari kwishima bari guseka, njye ubwo nzajya guseka amasaha 2 bigenze gute? Singiye guhomba, urambabaje, byabaye byarangiye, igendere nanjye nigendere, nkomeza nisekere. Nta kibazo kirimo. Kenshi nk'umuntu nk'abakansela, abantu bize psychology, abantu babasha gukanselinga abantu babagabanya, bafite abantu gukanselinga abantu bafite agahinda gakabije, usanga ari abantu babishoboye, ariko bo iyo bageze muri icyo kibazo bibananira kubimanaginga, babura ubakanselinga. Ese ko utanga ibyishimo nka Nsabi, wowe ni iki cyaba kigushimisha? Ibyishimo byawe, hobby yawe ni iyihe? Hobby yanjye ya mbere ni ukuba ndi njyenyine, nta muntu turi kumwe. Nyine kuko ikintu nkunda mu buzima bura ni ugutekereza ku kintu icyo ari cyo cyose, haba ku bantu tuziranye nkabatekerezaho, haba kuri njyewe nkitekerezaho. Nyine gutekereza ndi kubara ngo hakurikiyeho iki. Yego. Hobby yanjye. Wabaye mu buzima bw'ubukene, niba utaranabubayeho, mushobora kuba mwarabubayeho mu rugo. Gukira no gukena, umuntu ukize ni uwuhe kuri wowe? Ukennye ni uwuhe kuri wowe? Ni umuntu uzi kubaho mu bihe byose, umuntu uzi kubaho afite amafaranga, umuntu akanamenya kubaho nta mafaranga afite, ni umukire. Umuntu
uhindurirwa ubuzima nyine umuntu udahangayikishwa nuko abandi babayeho utikompara ku bandi uwo muntu ni umubosi yego kuko azi urugero rwe azi n'urw'abandi kandi iby'abandi ntacyo bimurebaho ahubwo we aba arwana nawe ubwe kugira ngo arebe niba hari aho yakwikora ari naho yakwigeza uwo muntu aba ari umubosi kuri njye yego benshi usanga bagira amarangamutima ariko ni gute umuntu yagakwiye gukontorora amarangamutima ye kugira ngo atamuta ahantu hatari heza ikintu bivuga ibyo ngibyo ubundi ni ukwirinda gufata umwanzuro ngo ni ukubera ibintu bikunejeje agakontorora amarangamutima nyine hari ukuntu umuntu yishima agakora amakosa agahita avuga ati ngewe noneho kuva nishimye kuva nezerewe ahantu mpubatse inzu bagahita bamukomera amashyi ya nzu akazategereza igihe azayubakira akajya nyine yasubira mu buzima yitonze akavuga harya nemeye inzu na za nka zo ikindi ni ukwirinda kuvuma umuntu nyine kubera uburakari ufite warakara ugahita uvuga ati sura kureba ukuntu ngize sura kureba ukuntu ngize uragapfa utabyaye oya yego amahame 5 ugenderaho nka sabi na yahe ikintu cya mbere kubaho umuntu uwo ari we wese kuko utazi ngo uyu imbere ye hameze gute mwubahe nubwo yaba ari wa mukarani mugonganiye ahantu muri supermarket cyangwa mugonganiye mu isoko mu mutwe wawe barango nyuma y'igihe ntazi uyu mukarani dushobora kuzahura yarabaye ikindi kintu ntazi kubaha abantu bose irindi hame kuvugisha ukuri nuko ahubwo mba mbona nkunda kubizira abantu bakanabinyangira ukasanga umuntu twara inshuti ariko namubwiza ukuri akarakara ariko nsabi numva ko iyo nkubwije ukuri aribwo baniyaye amahoro ikindi mu buzima bwose kwiyeranje nyine ngashaka akanya kaba gato cyangwa se kanini ariko nkagira ibyo mvugana n'Imana nkagira ibyo nyibwira irindi hame kumva ko hari umwaka ufite cyangwa se kumva ko hari ahantu utakwinjira hari ahantu utagera izo barriers guhora ndwana nazo ni impamvu nabyo ari ihame nuko nyine hari igihe kigera ukumva ucitse intege ukumva ko bihariwe ba runaka kuvuga se ubu koko nakora kuri miliyoni zingahera yego uti ibyo bintu ni ibya ba runaka ariko nyine nabyo impamvu byongeye mu ihame ni ukubera ko nabyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane yego ikindi irindi hame ni uko ushobora kubaho wenyine ariko ukabaho yego ushobora kubaho wenyine ariko ukabaho kuruta uko wabana n'umuntu ariko ntubeho cyangwa se wenda akakubabaza cyangwa akagira gute yego sabi ku bantu babasha gukurikirana bafite nimero yawe kuri WhatsApp nko kuri status hari ubwo ubyuka uri mu mavuta ukaba ucishijeho akaririmbo uraririmbye nakahe karimbo kari kugufasha muri iyi minsi ka gospel akaririmbo kari kumfasha muri iyi minsi ka gospel ni indirimbo ya MBONYI yitwa tugumane
tugumane turirimbireho gatoya. wibuka amagambo meza nsabira abanyishimira kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya ubagasa ntago ndi kuririmba neza ariko nta kibazo ndi kubicurikiranya nta kibazo ubagasanire ku mwuzuro ubavubira imvura wenda bazahumuka babone urukundo niba nkugiriye umugisha unyibuke ineza yawe imerekeze ku ndunduro iri ni isengesho nkumene y'umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha. Amen. Ahubwo bagende gake ibya komedi byivanze ushobora kububikira imbehe. Oya nta muntu nakubikira imbehe ahubwo bambaririmbira kugira ngo nka kuriya n'ingeri igihe nanjye nkashyira hanze indirimbo atazagira utungurwa ata. Ni ukuri uririmba neza urumva hari abantu bizanatungura ariko mba narakabonye nkaho ati tu aho tuzakubitanira nta kibazo. Ubwo iyo ni indirimbo iri kugufasha indirimbo wavuga nk'ibihe byose kuri wowe ya gospel ni iyihe? Gicumbi ribaye amayobera amapfa afashe intebe abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izere isezerano nubwo nyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso bizeye isezerano. Yego goma Imana ishimwe. Iyo ni ibihe byose. Yego hari abantu bashaka kubona ukina urwenya mu bundi buryo ducishirizo nka Kenya kacu ko mu buryo bwa gospel abantu nabo baseke muri gospel. Ubundi cera nari ndi umupasiteri ukomeye cyane tuje gusengana n'abapasiteri barindwi tujana ku musozi turavuga tuturwa umunsi turarara dusenze kandi imbaraga z'Imana ziramanuka turi kumwe n'abandi bakobwa barindwi. Abakobwa baturababwira tuzi rero mw'abakobwa mwe buri ko buri umupasiteri twari turi kumwe bose bakaja bari yegeranye kurande natwe tuja guhamagara imbaraga. Nandi kumwe na cyashanse ngo mukireba gakuraki bagakimeza wagira ngo ni ikidumba ndakibwira ni ngaho kure mu dinuza kirabyanga nja kureba biransira nubwo baga mubi ariko nawe ntacu turabara barasenga ubwo nanje mbwira abapasiteri twaturi kumwe nabwo tugiye kuba turi gusengana nanje na biransira hari hepfo mu gakingo tugeze mu gakingo biransira ndamubwira ntekuramo biransira kuramo turagira ariko ntari nanagira na rimwe nca kumva numva nuko abapolisi nabo babaga baregetse bahise barampururiza ngo abapolisi ngo barabimenye da baranjana
kumva bari bamfunze nuko bansabiye imbabazi barangirira ariko naringeze nuzegeze mu byinuza ariko ntacu mu byinuza ayo sengesho bari bayasenga uri gusinzira cyangwa ngo mana turasubire mu gitondo mbyotse yego tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego, mbere na mbere turagushimira ko kubwo umwanya wawe ubona ko twakoze ikiganiro bwije watugezeho bwije kubera gahunda nyinshi n'akazi kenshi. Tugushimiye kubwo umwanya wawe no kubasha kwemera ubutumire bwacu kuza tukaganira kubyubaka abantu. Kandi natekereza ko abakubona mu buryo buri nuza hari ubundi buzima ubamo babashe kubona ko uri umuntu usenga kandi ugerageza kubigendamo. Bira bajya bifata nk'akazi bajya bifata nk'akazi kugira ngo nk'uko umuntu ashobora gukora ibindi ariko akakora n'umurimo w'Imana. Yego, ndagushimira muri ubwo buryo. Niba ufite icyo kubwira abantu bawe kikuri ku mutima wakibabwira. Ikintu nabwira abantu nk'uri kuvuga umuntu uri broke ukuntu ariko nta kibazo bihangane bihangane mfite amagambo ateye ubwoba bitewe n'ibihe ndi kunyuramo ariko nta kintu dufite tuzahorana. Icyo nababwira, niba ufite ubushobozi bwo gukora icyo ari cyo cyose ngo ugumane icyo ufite bukoreshe koko ukigumane. Yego, kuko ngiye byo maze kubona uburande rwanjye ushobora kutazakigumana bitewe n'impamvu runaka. Ntabwo ibintu byose bihora amen. Hari igihe byiduruvanga bigahinduka. Ikindi, abantu nubona bari kunyura inzira wowe mu mutwe wawe utari kumva ko ari nziza bakayinyuramo ari 100,000 ntibizagutera isoni ryo kwinyurira iyawe kandi uri umwe. Ufite kuba wowe, nta muntu ugomba kuza ngo aguhindurire ibitekerezo gakwerekeze mu bintu udashaka. Ikintu wahisemo gukora n'uburyo wahisemo kugikoramo bikore, ariko ugumane amahoro yo mu mutima wawe yo kutumva ko wakontrolowe n'abandi bantu. Imyanzuro yose ufite gukora yikore upfa kumva iguhesheje amahoro ku ruhande rwawe. Yego, nicyo nababwira. Ikindi, abafite ukuntu byabashobokera gusenga nubwo nyine byaba amasegonda make bagerageze gusenga kuko ni byiza gusenga. Yego, bakunzi b'Inkuru Nziza TV, turabashimiye kubw'umwanya wanyu no kugira ngo mudukurikire. Turizera ko ikiganiro tugiranye na Nsabiri mwakuyemo ibintu byinshi. Ni umuntu ufite amagambo akomeye kandi bitewe n'ibyo agenda amaze kubona amaze gucamo, hari ibyo ushobora kuba uri gucamo nawe ariko bikaba biguhaye isomo. Yego, nagerageje kunyuramo mu bibazo kugira ngo tubashe kumenya uko atekereza nuko agomba kuvuga ibintu. Turabashimiye cyane ku mwanya. Nta kintu wahereza umuntu waguhaye umwanya wawe uretse kumushimira no kumwubaha. Turabashimiye cyane kubwo mwabanye natwe. Nsabe nawe ndagushimira ko waje tukabana ukadusura tugakorana ikiganiro kandi Imana iguha umugisha. Ndifuza ko nasoza iki kiganiro nsenga kugira ngo ngusabire umugisha kandi n'ibyo uteganya n'imishinga ufite Imana ikomeze ibane nayo kugira ngo Imana ikomeze kugutsindishiriza. Yego, reka twicishe bugufi dusenge. Mbere yuko usenga, abantu bazi byo gusenga nyine
mu masengesho baratwererana ushobora kunsengera uno munsi nanjye ejo nkagusengera kandi Imana igiye yumva amasengesho y'abantu bo ku ruhande bagusengera cyane kuruta uko weho waryizamura ibyo nabonye nyine bakomeze nyine abazagira umwanya wo gusenga bazadusengere kugira ngo bikomeze kugenda neza nk'uko babivuze kandi ni nabyo kandi ni ingenzi ni ukugusengera kuko umuntu agenda aca mu bintu byinshi bikomeye cyane undi atabasha kubona ako nyir'ubwite niwe ubibona reka ngusengere kugira ngo dusengere n'abandi n'ababahaye ubutumwa kugira ngo bajye bakomeza bagusengere Imana ikomeze guteza intambwe kandi iyatangije umurimo muri wowe izanawusohoza yego Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe izina ryawe icyubahiro tugushimiye kubwo kubana natwe ubuzima bwacu twa tugeze amagingo aya turi kuvuga ineza yawe turabigushimiye tugushimiye ko wabanye na Sabi kandi ukamwerekana ko umufiteho umugambi wabanye nawe kuva iyo hirya na he hose abatari bamuzi bakaba baramumenye yabyivugiye neza ko atari imirimo yirata y'amaboko ye yewe n'undi uwo ari we wese uretse ibitangaza n'imirimo yawe ukora Mwami rero tugushimiye kubw'ibyo kubwo wasohoje umugambi wari umufiteho ukaba agejeje amagingo ya turabigushimiye Mwami reka Mwami ukomeze no kubana n'ababasha kumukunda bagakurikirana n'iki kiganiro ubahereza umugisha kugira ngo bagire icyo baba turakwinjiza kugira ngo ukomeze ubane nawe muri uyu mugambi wo gushimisha abantu bawe kandi nawe ukomeze umuhereza amahoro umuhe ibyishimo bye muri we kugira ngo akomeze gukora anakubahisha no guca bugufi kwe izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami reka ukomeze ubane nawe mu mirimo ya buri munsi kandi ukomeze ubane natwe iteka ryose kugira ngo ku munsi wawe wa nyuma tuzabashe kubana nawe tubigusabye tukwizeye kubw'izina rya Yesu Kristo amen. Inkuru nziza TV